Azaniye urugo rero ruri ku muhanda wa Gitega, uyu muhanda mushya kaburimbo, uyu muhanda mushya urugo tuje kureba rero n'urungu. Ayo ngayo ari amazu y'ubucuruzi, mwabonye ko ari amazu y'ubucuruzi. Uhere kuri aka gakuta k'umuhondo kaza gutya, murabona ko hari imiryango igera kuri 5. wowe rero waguye washyamo n'6, washyamo n'iyo ushaka. Telefone yacu ni 0782403395. urabona ko ni inzu iri ku muhanda, hameze neza. wowe ufite gahunda rero, reka rero tuze dutambagire uru rugo tururebe no mu mbavu no mu gikari. aho ngaho ni mu rubavu rwayo. reka tumanuke tujye mu gitugu byayo turebe uko hameze. mwabonye ko ahantu bafite gahunda. wowe ufite gahunda rero, ubu turimo turamanuka tujya mu gikari cy'uru rugo. uru rugo rero nguru, aha ni mu gikari cyarwo. wowe ufite gahunda ukaba ukeneye ahantu hakwinjiriza amafaranga, uru rugo ntirugucike. telefone yacu ni 0782403395. tugira kandi amaparitema, amazu yo gukodeshwa n'ibibanza bigurishwa. mukore subscribe kuri channel yacu Hatumenye TV, aho ibicuruzwa bitandukanye muzajya mubikura. aho rero ni mu gikari cyayo. ubu butaka ni ubwawe kugera kuri iyi robine. urabona ko ufite ubutaka bugari mu gikari, aho wakwagurira ujyana inyuma. reka tuze twinjire no mu gikari turebe. ubu hano rero twinjiye mu gikari cyayo. twinjiye mu gikari, murabona yuko harimo n'akandi gashamburete umuntu yaturamo. aha rero ni mu gikari, ni hahandi ushobora kwagurira amazu yawe. urabona ko ubutaka rero burahagije ku mazu y'ubucuruzi. wowe ufite gahunda ya ibiciro kandi ntabwo bikanganye, barumvikana. telefone yacu rero ni 0782403395. murakoze.